Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza, tubifurije weekend nziza mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva mwerereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye muba mu bambere mu kubona amakuru cyangwa se ikiganiro kikihagera muri rusange. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu, turi tariki 9 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa rero w'ibihumbi 2024. Tugarutse muri studio ikitaraganya kugira ngo n'ubundi tubagezeho amakuru agezweho, akaba ariko nanone nk'ibisanzwe ari amakuru agiye kwibanda muri aka karere kibiaga bigari, ariko by'umwihariko drone zacu cyangwa se rwose imbago zacu tukaturi buze rwose kugenda tuzimurira cyangwa se twibanda hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Nyamara wowe udukurikiye cyangwa se ugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere, tukubwire ngo kanda kuri subscribe ndetse ukane no kunzogera kugira ngo nawe uzajye uba umubambere mu kubona ikiganiro cyangwa se amakuru akihagera, dore ko mu by'ukuri ntahandi ushobora ko wasanga amakuru yizewe 100% cyangwa se 100% atari hano kuri Eugene Official. Kubabikoze rero namwe icyo musabwa nta kindi like ndetse na share kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba byiza gatano kuri kagenzi kako. Amakuru tugiye kubagezaho muri iki gitondo, munyemere mbabwire ko tugiye guhera hano muri PINGA bitewe n'amasaha tuziye cyangwa se mu n'amasaha rwose twinjire muri studio tubagereje ikiganiro. Birashoboka kuba ndetse n'ubu tuvugana rwose mu masaha nk'abiri cyangwa se 3 ari imbere isasu rishobora kuza ko ari kuvuza ubuhano muri PINGA. Ese bimeze bite ibyahantu byose? Ni operation cyangwa se n'amakuru adasanzwe ambazane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma ntabwo muri studio ndi njyenyine, mu by'ukuri kuri mikoro ya kabiri n'ubundi hari mutaramo sina makosa. Waramutse neza sina makosa, amakuru yawe gake neza fighter? Urakomeye cyane, meze neza. Hanyuma ndabona nawe rwose uramukanye ikintu cyitwa document iremere cyane. Iyo document ubundi niki kiyuzuyemo cyangwa se icyo gifurumba cy'amakuru niki kirimo ugiye kugeza ku badukurikiye muri rusange? Yes, amakuru ni menshi cyane. Turaza guhera ahangaha mu centre ya Sake aho haje kwicirwa umusirikare wa Zarendo. Ushobora kubaza tese umusirikare yaje gupfa azize iki? Ibi turaza kugenda tubireba dore ko yapfanye n'abasirikare batari bakeya. Tukiranga mu mujyi wa Sake nuko abaturage bongeye kuba barya karungu, bavuga yuko bagiye kongera kwinaga muri centre nyuma yuko ibyo basabye bitigeze byubahirizwa. Turagaruka ahangaha za masisi muri kaniro wa Zarendo ndetse na FARDC nabakomeje kugenda bagaba ibitero kuri M23 umunsi ku munsi. Turagaruka za Minova aho abasirikare ba FARDC rwose baje kwiba moto y'umumotari ikaza gufatwa ariko umumotari bikaza kurangira bamushyizeho igihindi. Ese igihindi ni bamusizeho ni kihe? Ibi nabyo turaza kurira. Niko turasimbukirana za Gahira dukomeze kugenda tureba uburyo M23 ikomeje kugenda navuga ikomwa mu nkokora n'abaturage bakomeje kugenda bihuza n'izo Wazarendo bigatuma batavangura irondo n'abajura. Amakuru ni menshi cyane, icyo dusabara abakunzi bacu nuko dutiza umwanya ubundi natwe tukabavira imuzi n'imuzingo. Hanyuma sinema usiba nibyo rero ndaje mbabwire hano muri PINGA. Usibye muri PINGA turaza kwerekerana hano muri za Rucuro. Drone yanjye rwose ndabona noneho yamaze kuba hewani, aho bita rwose ubu bari hewani cyangwa se iri hewani nyuma y'imisi igera muri 3 rwose hano muri Rucuro itaboneka. Ubu rero iri tayari rwose ikitwa imiripuko hano muri za Rucuro turagifite gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma breaking news, ubwo tayari namaze kwinjira mu kiganiro. Breaking news muri iki gitondo. Breaking news. Anyumvishe ko naje meze nabi. Ubu nzamuke mu cyitwa breaking news. Uwitwa General Kasikira, umwe mu bagabo babi cyane banga umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda hava kagera. Bakubwira ko ngo mbere bigeze kumudeployinga hano bita muri za Kiwanja akazajya batwika akoresheje amapine. Can you imagine umuntu nka general cyangwa se umuntu w'umusirikare nava ngo icyo yego wenda ntiyari yakabaye generali ariko nabwo arafite amapeti yo ku rwego rwo hejuru. Ariko uyu mugabo General Kasikira yagiraga atya rwose akabatwika akoresheje amapine. Numwe mu bantu rwose banga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda byo ku rwego rwo hejuru. Uyu mugabo rero General Kasikira mbibutse ko yaramaze igihe kitari gito ari hano muri
muri Rubero niho yari yarajyanwe. Murabyibuka ko yari yajyanwe hano muri za Kanyabayonga kugira ngo arinde uyu mujyi igihe intare za Sarambwe mu by'ukuri zugarizaga uyu mujyi wa Kanyabayonga. Hanyuma rero n'umwe mu basirikare baje gukinagizwa ari kumwe na general bita ngo ni Chiko Chitambwe, birukankira hano muri teritwari aprito hano muri uyu mujyi wa Butembo. Mu kwirukira hano muri Butembo witwa uyu general Chiko Chitambwe, ngira ngo urabizi, murabyibuka neza ko bigeze no kumuhigira mu mahoteli bari kumushaka byo ku rwego rwo hejuru aba Batembo cyangwa se abaturage bo muri Butembo. Hanyuma rero aza kubacika, mu by'ukuri baramubura neza. Murabyibuka ko bigeze no kumusanga no kuri hoteli araraho, ariko haza kubaho urugamba, bamwe mu Bazarendo barafatwa abandi bararaswa. Icyo gihe ariko ingabo ziri kurwana zari ziri kumurwanirira ziza kuneshwa, ziramucikisha, ziriruka tumuna bagiye gusakasaka muri hoteli yari yaryamyemo. So nababwiraga rero cyangwa se nabasubizaga inyuma gato cyane kugira ngo mwibuke aba bagabo aho baturutse. Birashoboka kuba n'uyu Chiko Chitambwe ashobora kuzanwa hano ipinga. Ubu tuvugana rero uwitwa Kasikira bakoranaga muri operation ahangaha mu by'ukuri muri Butembo yamaze kugera hano muri pinga. Pinga yabaye pinga cinema ko pinga yabaye pinga ndakurahiye. Pinga yabaye pinga. Yes, pinga yabaye pinga. Ubona ko navuga ni iminsi rwose ishize tuvuga yuko FRDC ikomeje kugenda navuga ihamena abasirikare benshi cyane, yaba ari amahibu ya special force ya FRDC, yaba ari za Anaconda, yaba milisenere, yaba abari bo bose rwose bashoboka. Ubona ko FRDC yabahashize hariya, ukabona rero ko byatumye bifata indi ntera, urugamba rwahinduye isura, bitumye navuga bitewe n'abasirikare bakomeje kugenda bashyirwa muri ibi bice. Urabivuze rwose, n'ubundi mu by'ukuri ukoze hasi unyibutsa ibuye. Munyemerere mbabwire ko mu by'ukuri ibiri kubera hano muri pinga cyangwa se hano muri izi nkengero za pinga ntago byoroshye n'aka na gato. Ni nyuma yuko M23 ikikubwira ko urugamba ruhanga rukomeye cyane. Ewa none ndababwiza ukuri rwose ibiri ahanga ntago byoroshye n'aka na gato, kuko M23 aha hantu hano muri iyi teritwari ya Warikare by'umwihariko hano muri za pinga nanga nibura hano muri za Karembe burasi n'amakongo haragendekaga. Karembe yaragendekaga kuko ngo ni mu giturage, na ahantu nibura hatari ibintu by'ibishyamba byinshi cyane. Ariko hano muri ibice bya za pinga, hano mu nkengero za pinga, hano ku ni harya ngo ni kumpeti kupeti kuri peti ukagera hano za Minjenje deje yewe ukanagera ahangaha bita ngo ni Burayi. Ahanga ngo hari amashyamba yo ku rwego rwo hejuru. Hari cyitwa ishyamba ryitwa inzitane, n'uwambwiye uti hari igiti ushobora gusanga kitaratemwa kuva cyakura kandi kimaze imyaka nyagateke. Yego, ahanga ngo hari ishyamba ku buryo urugamba rukubera ahangaha. Ikintu cyitwa communication ntabwo bigusaba gucukura communication, bigusaba kwikinga munsi y'ibiti. Ikintu cyitwa gukoresha bya bibunda birebere byani ngo bya sharing niki asiwezi. Nta kintu izimbunda nk'izi z'imisada zishobora kuba zagufasha, bitewe ngo n'ishyamba ry'aha hantu kuntu ari inzitane. Ariko none ngo abanyanga ngo bakaba baribamo, donc ngo iri shyamba bameze nk'abarituyemo, baba muri iri shyamba bameze nk'ababandi tujya tubona muri za filime ngo bibera mu mashamba. No muzi ya filime bita ngo ni ya Karasira, nawe niko bibera muri amashamba. Ikintu gitangaje rero, dore uko bimeze, ngo nyuma yuko FARDC mu by'ukuri yari yatatswe bikomeye cyane, cyangwa se mu by'ukuri babonaga ko M23 itangiye kototera cyangwa se kugenda yegera kwinjira hano muri pinga, kandi iyi pinga bakaba barayifataga ko ari umutima w'iyi Warikare. Bahise batangira gukora ibishoboka byose, batangira kwitegura, twagiye tubigarukaho. Bazana icyitwa ingabo nyinshi hano muri pinga, bazana ibikoresho byinshi hano muri pinga. Ngira ngo ibyo byose niko twagendaga tubibakurikirana, tubabwira tuti indege ziri gutunda ibikoresho, abasirikare mu barasukwa. Ibi byose twagendaga tubibagezaho gatanu kuri kagenzi ka. Ubu ngo hameze harya, harapakiye, haratsitse, hari abasirikare benshi cyane.
M23 rero urabizi neza ko aha hantu cyangwa se kurwanira ahantu nk'ahangaha harimo impinduka bigendaniye naho yarwaniraga. Hari abantu benshi bavuze bati kubera iki M23 yasubiye inyuma, kuko M23 ntabwo yageze, ntabwo nubwo iri kurwana hano bita ngo ni ku peti, kuri peti. M23 yari yazamutse yenda kugera ahantu bita Burayi, kuko bari bazamutse bageze ahantu bita ngo ni Katobi. Aha niho ubundi M23 wa Musivano minjenje niho yarwanye ihita isohorera, niho ubundi yahagaze, niho yahagarikiye, niho yafungiye safe. Urumva haburaga gato cyane ngite yinjira hano muri PINGA. Icyaje gukurikiraho rero niki M23 ikosa rikomeye cyane nuko itarahise yinjira hano muri PINGA, kandi icyo gihe ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'ikishasa ndetse n'abaturage bose bari bamaze guhunga ndetse bahungishije n'ibikoresho byari biri hano muri PINGA, birukanse bagiye. Ngo iyi PINGA irasigaye yari yonyine, yari empty. M23 ikosa bakoze no guteta binjira hano muri PINGA ngo ifatirane, babanza kuguma hano muri izi nkengero za PINGA za peti oya ni mu nkengero za PINGA. Bari hano nyine bahise bajya hano hantu bita ngo ni Katobi, niho bahise bafungira safe, baba ariho bibera. Urumva ndimo ndabyumva. Faride sura nyuma ko abonye M23 itageze mara yatangiye gutunda abasirikare ndetse n'ibikoresho bamena hahehe hano PINGA. Ihazana icyitwa umuhibo, ihazana icyitwa special force ya Anaconda, amoko yose irabamanura, irasuka. Ubu tuvugana rero ngo aba bamaze kugeramo uwitwa General Kasikira, newe wamaze kugera hano hangaha rwose. Ntabwo ari umusageza amaze hariya iminsi ibiri, usibye ko nyine twe drone zacu rimbwe zamaze kubitugezaho ko uwitwa General Kasikira yamaze kuhagera. Ko nubundi twe twaba breaking yuko uyu Kasikira ariwe bahaye operation zose za territoire ya Barikare ndetse na territoire ya Masisi. Ubu rero tuvugana nibwo yageze ku kiwanje aturutse hano, donc umusibejo nibwo yageze hano ku kiwanja cyangwa se hano muri za PINGA, na video ndayifite hano rwose bamugaragiye. Usibye ko nyine ntayishyiraho, urabizi kuri bwa buryo bwacu bwo kwanga kuba twakwiteranya mu by'ukuri n'abanzi kugira ngo umuyoboro bataza kuhana. Ariko Gasikira video ye hano ndayifite imbere yanjye, dore ngiyi rwose abaturage bamugaragiye bamushagaye bavuga bati Gasikira yahageze, wenda reka mbumvisha amajwi. Uwo niwe barimo barangira. General Gasikira rero yamaze kuhagera ku munsi w'ejo, bahita batangira kugira ute kwataka M23. Inkuru itari nziza kuri M23 kwakunzi ba M23 nuko M23 sina makuru kugira ngo mumenye ko urugamba ruraha rutoroshye naka na gato. M23 bayisubije inyuma, ubundi M23 ari hano za Tobi,
ubwo urumva riri inyuma gato cyane hano za Burayi iri mu birometero bike nibura ngo ugere hano za Pinga, ariko M23 yasubiye inyuma. Sinzi niba ari pri strategique, ariko aho ndahamya neza ntashidikanya ko mu by'ukuri ni urugamba rwabaye imbere, ni urugamba rwabaye imberenge. Byabasabye ko basubira inyuma baza hano muri Minjenje kwiyesitara. None se FARDC ntabwo akomereje ngo bavudukane, reka donc ni ukuvuga ngo niho FARDC rero yapfapfaniye. Umva nkwereke impamvu batari no kubigerageza. Oya, niba umbwira yuko M23 yasubiye inyuma bitewe n'urufaye bari kwimenaho, nge ndumva FARDC yakagombye gukomerezaho, ariko nyine kikwereka ko yapfapfanye. Ibona M23 isubiye inyuma, bakaza bakenstara hahandi ivuye bakicarira bagatuza. Dore impamvu batari kubishobora sina makosa. Buriya nukuvuga ngo ahangaha turi kwita ngo ni Tobi. Ntabwo M23 yari afite abasirikare benshi cyane. Urabizi ko tuvuga ko abasirikare batanu ba M23 bashobora kukumesa ukagira ngo ni batayo batanu cyangwa se 15. Nukuvuga ngo ahangaha birashoboka hano kuri Tobi kuba hari abasirikare batarenze na 12 gutyo section. Rero ibaze basubiye inyuma bagasubira inyuma hano za Minjenje, urumva na hantu bari gutegura urugamba, hari abasirikare ba M23 hashobora ko ari nka koyi abasirikare gukabaka hafi mu ijana, hafi 90. None urumva 90 bajya kwisuka mu basirikare 90 ba M23 bazi neza ko mu by'ukuri bari kwataka. Urumva hari aho bahanda, urarenganya FARDC. Bo none bo ko abo bari basigaye inyuma se bo ko bataje nibura ngo batangwe umusada kuri abo bari za Tobi basubiza inyuma FARDC baburizemo iki gitero. Ibyo rugamba wa muntu we namayobera batagatifu, ibyo rugamba namayobera ni yamayobera matagatifu. Uti kubera iyihe mpamvu? Kuko sinimvisha uburyo M23 ifata abasirikare ikabashyira imbere, umwanzi akaza akabagaho igitero, bakabona ko kubagabwaho igitero ntibanakore wizidro ngo twumve ngo ba wizidro winze basubiye inyuma, ariko noneho biringiye musada igiye guturuka inyuma yabize kugira ute ize kuramforsa aba barahanga ngo bongera bakwita aduye ibisubize ka gace bari basa nkaho aduye abasanzemo, ahubwo bakaba bavuyeyo bakaza kwesitara hanga za Minzenze bakituriza, bakaba hamwe n'abandi bagenzi babo hano za Tobi bakasigira umwanzi nanone. Umva ndakubwira, niyo mpamvu mu kiganiro abadukurikiye kuva dutangiye batagitangiriye hagati. Nabwe nti nubwo tuje muri studio rwose hakiri kare cyane, uko urabona turi masaha hafi ya saa 8 ziri gushyira saa 9 gutyo. Niyo mpamvu abwe nti nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3 hano muri Pinga, muri izi nkengero za Pinga, isasu rishobora kuza ko ari kuvuza ubuhuha. Impamvu mbivuze ni iki? Aba bagabo cyangwa se izi wazarendo zamaze kubagabaho ibitero bitewe n'uburyohe zari zifite bavuye ahanga kuri Tobi. Nyine bahise batangira gutanga report ya risasi na magiro bati tayari M23 twayirushije imbaraga, twatangiye kuyirukankana ko niko koherereza ibikoresho. Ariko niko kuri none utekereza ko M23 ibyo biri buze kubyemera? None nimbaga ce bari barimo se bakavuyemo arega usibye wenda ko babavuye bakavuyemo bageza ahantu ho kubanza kurwana, uzabyari uretse gato cyane. Usibye kuba M23 akagace yakavuyemo iri kurwana, iri mu rugamba irimo irarwana, atari bya bindi byayisubira inyuma nta rugamba rwahabaye. Yes, reka byikirize gutyo. Ariko yebuke ko bari abasore n'ubundi bari bashigikiye banze kurekura bahanganye. Komanda w'urugamba niwe wavuze kuko bavugaga bati mutwoherereza umusada, ariko bagikukuza barwana ku ruhande rwa M23. Komanda w'urugamba niwe wavuze ati musubira inyuma. Urumva kuba basubiye inyuma ntabwo twava ngo bakubiswe baragarikwa, ahubwo ni komanda wakomandinze ko basubira inyuma. Ariko urugumva nyine yategetse ko basubira inyuma ariko barushijwe imbaraga no bahanganye nabo. Iyo babona umusada ariko byemere ko basubira inyuma barushijwe imbaraga muri rwa rwego rwo kugenda bongera gusubira inyuma kugira ngo bongikanye imbaraga.
ariko nyine ubwo nyine reka tubyemere bari barushijwe imbaraga imbere kuko basabaga umusada. Yego umusada barababyatira kareka musubira inyuma ahubwo wenda turabitegura ibindi hanyuma ariko mwasubiye inyuma. Ariko FARDC ntabwo wabosha gutyo ngo bari kubasubiza inyuma ngo bakagera muri yo koyi y'abasirikare agera muri 90 nabo ngabo kugira ngo babahashe byari byananiranye bigasaba ko bababwira ngo nibasubire inyuma. FARDC aho yapapane na urumva ubu darakubwira ngo igihe ufatiranyije uwo muhanganye intege nke ugerageza kuzibyaza umusaruro. Urumva iki kintu ntabwo barayizi, ntabwo 23 ari nyantege nke barabizi. None se bari bamaze kubona yuko wenda nibyo muri aka gace ka Tobi ntabwo M23 yari ifite nk'abasirikare bahagije, ndimo ndabyumva biri clear rwose. Abasirikare ba M23 wenda naho abakuru bari bitewe nuko umukuru haba ari burya haba hari umutekano ku rwego rwo hejuru. Hano za Minzenze hari force za M23 hari abasirikare batubutse. Ibaze none iyo babaho umusada ahubwo bari kwa advancinga mpaka bageze PINGA. Ingo simbyanze. Ariko se tukibaza ngo nibi FARDC yananiwe kugira ngo ifatireho iaccelere ibe yakwinjira ahangaha za Minzenze ivuye Tobi imanuke za Maremo ifatire iri kuba kabukiri kuberekeza hehe, iri kuberekeza mu bice bya ibakura muri warikari binjiza muri Masisi, ikaba yagaragaje nyine ko nayo ibyikoze bihagije. Iyi FARDC nayo bigenda ibesha abantu ubundi bakagombye kuba bafatiyeho igihe M23 kiri kwitekerezaho hariya n'igihe babandi bakiri gutekereza kuba baza gutanga umusada bari kwagiti nyaboneka badukurikiranye namwe mube muri kwestara. FARDC ikaba iri kugira ute ikaba yari kubafatira ahubwo nyine ikikwereka ko yapapanye yabonye bavuye muri iyi Tobi haricara batangira kwigamba nyamara nta kidasanzwe bagize ute bakoze ahanga. Naho miseke bararwana ni ikizi bakoze, naho miseke bararwana yebona ntacyo bakoze. Ubu subu hari umusaruro ibi byo bakoze byari ubyiteze kuri FARDC. Umusaruro suri kuba bageze muri Tobi se bafashe ka Tobi urumva nta kintu bakoze. Uratekereza ko prime itagiye kuzamuka yikize yuko batsimbuye umwanzi. Arega aba ntabwo ari aba bakuyemo iyi Tobi. Umva se aba bakuyemo Tobi ntabwo ari babandi mu by'ukuri bari batsinzwe hariya. Nyine nshaka kuko batsinzwe urabizi bari rukanse babaye nk'inkware. Nyine nshaka kubaza iyi Tobi ni localité ni groupement ni chefferie. Umuntu uhazi neza tubwire ngo ni iki. Ni naga kariti. Urumva naga kariti none urajya gufata akantu k'agakaritiye utangira kwikuta ku gituza ngo wakoreza ibintu bidasanzwe. Ngiye mbona nta nicyo wakoze. Bakoze nyine ni kubyumva. Ngiye bakagombye kuba hari icyo bakoze ariko bakubwira ko nakagombye kumva niba bavugaga ko nta n'agasantimetero na kamwe babambura. M23 yavuga ko nta gasantimetero na kamwe FARDC yabambura. Bakaba babatse agakaritiye urumva agasantimetero batakarengeje. Ntabwo mvuze ko bakabaze kuko babafatiranyije mu buke bwabo urumva bishobora guhinduka mu masaha ari imbere. Ariko niyo mpamvu mvuze nti mu masaha 2 cyangwa 3 ari imbere mwitegura ibintu turi buze kurekura, turi buze kuripura ahangaha ni ibintu biri buze kuba bidasanzwe. None se tuvuge yuko FARDC yaje bashya barayanga erega ni Toberi n'igihe bataraye. Uravuga iki ko bahise bavuga ngo na minjenje bageze. Erega ni Toberi n'igihe bataraye tukaba turi kubivuga muri iki gitondo batanaraye birashoboka. Bakaba barageze niyo banarayemo ntabwo bigeze basize. Bakaba barageze mwe ejo hakiri kare muri iki gitondo bakaba banaraye bavuyemo bakagira ngo barayemo nabo bigende. Ibi nabyo birashoboka. Ubwo ukaba uri kuvuga ngo Tobi ngo FARDC ngo yayigaruriye nyamara wanagera ugasanga nta nabarimo bisubiriye inyuma za Burayi. Nta wamenya gusa ikintu naje kumenya kiri ibintu by'imbogamizi kuri iyi ntambara M23 iri guhura nayo hano muri warikare nuko ari ahantu nkuko nabivuze hari amashamba menshi cyane. Ikindi ngo akaba hari agace karimo hari ahantu ngo hari ibintu by'imigezi yiruhurura za ruhura nyinshi cyane. Hari imigezi myinshi cyane kandi buriya ngo hano ngo abanyanga barahumva neza cyane barahazi ndetse ngo ayo mazi bazi no kuyoga. Ibi biri muri biri kujena cyane M23 boga nk'inyangaruzi kuko hano ngo hari umuzarendo uyobowe n'uwitwa Janvier Karayire uri kwifatikanya n'izi ngabo za FARDC ngo abagarwagabo be ngo bazi neza ari amashamba. Birumvikana ngo nibo bari kugenda imbere hari abagenda rwose berekana icyo bitumuraho
bakaba yatunyuza ngaha wagwa hangaha Nguko. unyuza hangaha wagwa mu mugezi unyuza hangaha wagera hangaha bese niba bari gutanga map ubu urumva rero nimba harimo abangabo navuga ko bamenyereye aya mashyamba nibyo navuge M23 hano ishobora kuba yahura n'akazi gakomeye kuko sofa kugeza amaginga y'abantu bumve yuko M23 iri kurwana mwabira bice ntago igenda mu muhanda iri kwidegenda igenda inyura mu mwira misozi ndetse n'umwara amashyamba kugira ngo igire mwabira bice kuko ntabwo ari abantu baragenda umuhanda wose ngo tugiye gufata pinga ni abantu birasaba kwanyura mu misozi ni abantu birasaba kwanyura mu bibaya kandi hose tuzi ko ari iki ari amashyamba araho rero biraza kugira ingaruka kuri M23 kuko amashyamba nimba hajemo izi APSRS zo kwa Janvier Karayiri zisanzwe zihazi ariko bashobora no gutegamo ibisasu urumva iki kintu bashobora no gutegamo ibisasu M23 yabiri kwinjira muri amashyamba igira ngo itoborane haraza Burayi cyangwa se igaruka hanga za Tobi ikaba yagira ute ikaba yagwa muri ambiscade so ariyo mpamvu M23 nayo bigisaba ubwenge bwinshi menya aramashamba kugira ngo M23 igera no muri pinga byo ngo birabasaba kunyura ahantu bita ngo ni birihi agace kitwa birihi none se kugira ngo amashyamba bayogoge neza nta kuntu bashaka zambwa zitegura ibisasu bakajya bazimanza imbere ubwo urumva harya kivuye siri muri Masisi kivuye kuko ngo birashaka kunyura ahantu bita ngo ni birihi ariko akabanyuza ahantu bita ngo ni kuhembe urenza ahantu bita za kivuye ahantu no honyine ngo bashobora kuba banyura nibura bakagera no muri pinga biboroheye kuko ngaho hantu ntabwo hari amashyamba menshi cyane byaboroheye guhita bagwa muri hano muri pinga kurusha kunyura muri ibice bya hano za Burayi kunyura hano za Tobi bitewe nuko ngo haraho hari amashyamba mabi cyane ndetse n'imigezi itandukanye hato na hato so rero bakaba bati birasa kugira inyura ahantu bita birihi hanyuma kanyura ahantu bita ngo ni kuhembe urenza ahantu bita za kivuye iyi niyo nzira yonyine ishobora gutuma agera hano za pinga naho rwose ahangaho nta kintu nabizeza nta n'icyo nabasezeranya hano muri za Burayi pe none iyi nzira yo baramuka bayimenye se izi FRDC zayifunga byaba bite kuko bagomba no kugira plan B bakavuga ati biramutse byanze twakora ibishinga ibingibi nkuko twagiye tuvuga hano muri Goma tuvuga ngo hano mu kibaya byanze bashobora kuba bakwinjira sake byakwanga bagakuramo Minova bakinjira hara za Burenga urumva bambukira hariya zanzuro bakaba bakwinjira nanone Goma urukumva na hantu harenze hamwe bashobora kuba bagira ute bakoresha none ariko urumva nimba ahanga bakugira ngo iyi nzira imwe nishoboka kuba yakoroha kurusha ahandi hose ni ikikwereka ko nipinga haracyari mu ihurizo rikomeye cyane kugira ngo bayinjiremo birakomeye hanyuma senema ko buri pura indi nkuru rwose nanjye manze nsome ku mazi none ngaruke mbabwira ibya hano muri Rucuro ariko ntibivuze ngo ndagiye n'ubundi turaza kugenda tunafatikanya mu by'ukuri usibye ko ndabansoma tuhuta amazi gake mu gihe rwose uri bubuze kuba uri pura nza kugenda rwose nkunganira gatanu kuri kagenzi kako turahera ahangaha muri centre ya Sake rwose niho hongeye kuba imvururu zikube muri Wazareno ndetse na FRDC iyi Sake buriya FRDC igiye kuzahita ngo nzabatunda nzabarya nzabamara kuko barahashiriye pe Sake ikomeje gutwara abatari bakeya iyi Sake rero ni nyuma yuko umusirikare w'umuzarendo bita Olivier 7 niyo mazina niyo banyoherereje uyu musirikare ngo akaba yari umusirikare mu Wazarendo uyu akaba yarashinzwe kujya yandika ibitansi bya Wazarendo bose bitangwa mu baturage by'imisoro uyu musirikare akaba ngo yabarizwaga mu basirikare bo kwa General Inyasi urumva ariko akaba yaravuye za Masisi aza gukorera ahangaha muri Sake uyu musirikare nyuma yuko ageze hano muri Sake bakamuhereza inshingano zo kugira ngo ajya yandikira ibitansi abamotare n'abashoferi bari gukoresha uyu muhanda bajya za Masisi n'abari kuvayo bwo batanze amafaranga ngo yageze igihe abona uburyo M23 iri kugenda ibotsa igitutu mu bice bigiye bitandukanye n'uburyo hano muri Sake ngo nta cyizere muri FRDC bakifitiye cyo kuba batsindura urugamba aza kwigira inama yo kuba
yakwiripotinga ari report ashaka kwiripotinga muri M23 yego uyu musirikare rero ngo ko yafashe icyemezo kizara uyu musirikare rero ntabwo yari wenyine kuko yari afite n'ubundi abo yari asanzwe akorana nabo abagezaho igitekerezo cy'uko agiye kwiripotinga muri M23 ariko haza kuvamo umwe ajya kumutanga ngo bari akiri kudiringa muri M23 ntabwo wahita ugenda ngo ujye kubagaho nk'ikimanuka birasanga ufite kontakte zabo ubahamagare ubabwira aho uraturuka ubabwire muraza muri bangahe buri kimwe cyose details zose ugira ute ubuzifite uzibahereza uyu musirikare rero akaba yarashakaga nimero y'umuntu bashije kumentioninga izina rye wo muri M23 wagiraga ngo azamufashe muri linye zose azanyuramo kugira ngo atazagira ugira ute umubangamira cyangwa se akaba yagwa muri ambush akaba yaraswa n'abari kumwe nabo cyangwa bakaba ari no kumubeshera urumva izo drone ariga buriya drone hari igihe nazo zitanga amakuru yagiye ava mu baturage ugasanga ni ibihuha byaba byatanzwe na FARDC ugasanga nibyo turimo turavuga kumbe bamujije n'ibindi wanjye drone yangirizewe shega drone yangi biri hari hejuru yawo uyu musirikare nyuma yuko rwose umugambi bari bamaze kuwunoza rwose buri kimwe cyose cyarangiye uyu musirikare nabo yari afatanyije nabo hano muri Sake niho ngo bigiriye inama yo kuba bacika bagatoroka bakajya muri M23 aza kuraswa n'abasirikare ba FARDC ubwo yaragerageje ngo kujya muri M23 ahita uyu musirikare bita Olivier Seveni yarari kumwe n'abasirikare batari bake kuko yarari kumwe n'abasirikare 34 ubwo nabo bapfuye abandi barakomeretse uwo batarashe mu mutwe ntibamurase mu gatuza uwo yagiye akomereka abaramutse bakomeretse batanze amakuru bavuga yuko uyu mugabo ngo ari we waboheje ndetse akavuga yuko ngo M23 yari yamwemereye amafaranga yuko nibaramuka bagizeyo nibura buri musirikare agomba guhabwa amafaranga amadolari agera muri 300 y'agashimwe kuba biripotinze ariko ngo uyu mugabo bita Olivier Seveni we ngo akaba yari yemerewe amadolari 1000 ku muntu haruje kujoininga M23 abona abasirikare bakomeretse babivugaga ariko nanone abandi bagenzi babo batabashije kuba bakwinjira muri iki gikorwa bagashigikira icyemezo cy'uyu mugabo ngo bitewe nuko abazarendo bafashwe hariya badafashwe kimwe na FARDC iki kintu bakavuga ati yego nibyo wafashwe niwe gisambo ariko nanone nimwirengagize ko muri FARDC cyangwa se muri wazarendo hakirimwe abandi bagifite umutima bitewe n'ibyo abayobozi babakorera batabahereza ibyo bakagombye kuba babahereza bamwita Colonel Kisa ari hariya muri ka yabambiro akaba yatanze navuga ubutumwa bukomeye avuga yuko igihe wazarendo zitahabwa nk'ibyo FARDC bahabwa batazasiba kujya muri M23 umunsi ku munsi ese ko n'abasirikare ba FARDC bajyamo nabo ni wazarendo tuvuge wenda wazarendo bajyayo kubera ko ntabyo bahabwa yavugiraga wazarendo ariko nyine tubyanarize turebe ese izi wazarendo kuba zijya muri M23 nuko ntacyo FARDC ari byo bahabwa badahabwa cyangwa ahubwo nuko n'ubundi mu by'ukuri babona ari rwo ruhande rw'ukuri umva ikindi yarengejeho anavuga ko muri FARDC abantu bajya muri M23 ari abantu b'abanyabwoba ndetse bahunga urugamba bakaruhungira mu mwanzi baruhunga batese kandi bari gutsinda gusa ntabwo byumva ngo nyine yuri umukinnyi ukajya mu kipe itsinda ubwo nawe witwa uwatsinze nubwo waba utakinnye nyaho waba uri kuri bench urumva iki kintu bakavuga ati M23 n'imirwano igatsinda niyo wajya ukajya ufura amasogisi y'abakuru
intsinzi mwese murayisangira nyamara utagiye he mu kibuga urakoze cyane kare kaba bamaze kumenya ukuri niyo mpamvu urumva iki kintu aravuga ati rero ikintu cyatuma Wazalendo nibura umubare mwinshi ukomeza kugenda ugabanuka kuba wajya muri M23 nukuba nabo hari ibyo bahabwa nk'agahimbaza musyi cyangwa se bakabihabwa nk'agashimwe muje FRDC yo ifite icyo bita salaire ya buri kwezi ndetse bagahabwa bakemerwa na prime igihe haba hari agace bagize ute bigaruriye ko bakakubwira ko Wazalendo nubwo bakwigarurira iyi masisi yose nta n'igikoroto cy'icumi bashobora kubagira ute bahabwa bakavuga ko rero igishobora kuba cyakira ngibi byose ari ukubizi Wazalendo bazitaho nk'abanyagihugu bari kurwanira igihugu ariko na FRDC nayo bagahabwa ibyo bakagombye guhabwa ndetse bagakurikiranwa cyane ku rwego rwo hejuru kugira ngo nibura n'ubutasi bukore neza gisirikare gikore neza activities zo mu gisirikare zose ntihagire nimwe igira ute icibwa ku ruhande arongera aravuga ati rero niba bigaragara ko nta musirikare wo muri M23 ushobora kuba yaza muri FRDC ari gisirikare cya leta muri iki kintu nuko M23 hari ikintu bamaze kubaka cyamaze kwinjira mu maraso no mu mishokoro hose aba basirikare ba M23 badashobora kuba bakwifuza kujya muri FRDC nubwo ari gisirikare gihemba bitandukanye n'abasirikare ba FRDC batumushahara bakajya hehe muri M23 rero FRDC namwe hari kitagenda mugende mukosora buri kimwe cyose kuko umusirikare namara amezi 3 adahembwa azabona ko ntawe mutandukaniye na M23 azabona ko ntawe mutandukaniye n'izinyatura bitewe n'iki bitewe nuko nawe ibyo yarakure kubona atabibona uyu musirikare rero fighter akaba yaje kuraswa ndetse n'abari bari kumwe nubwo umugambi bari bafite twavuga ko ari mwiza ariko kabutaje kugerwaho bitewe nabo yarafatanyije nabo uyu mugambi ariko bakaza kumutaba mu nama bakaza kuba bamuvamo biza kurangira aje kuraswa tukira hangaha rero mu centre ya Sake uyu munsi rwose munsi tariki 9 si kwa gatandatu abaturage bo muri Sake bagiye gusubirayo hari icyumweru gishize bavuye yora kimwe bibiri ko ni icyumweru n'iminsi bongeye kuvuga yuko rwose mu masaha ari imbere bagiye kongera kwinaga Isake kuko ngo nubwo babwiwe yuko ibibazo byabo bagiye kubikurikirana ndetse bakabikemura abo bita Wazalendo ngo bari kugenda bakabomora amazu y'abaturage ibiti by'inzu z'abaturage bakabigurisha abashigisha amandare hariya muri Mugunga amazu y'abaturage bari kuyabomora bagapakira ibiti byayo ku macukudu bakaza kugurisha inkwi hano muri Goma abaturage ngamazu yabo yashize kahoda abaturage rero ejo nibize kubatungo ndi kwanga ejo havuga uyu munsi umunsi tariki 9 si kwa gatandatu n'uyu munsi bashobora kwinaga tena hano muri Sake ibintu bitaraza kongera koroha bavuze yuko ngo araba ari ngo gukorera amasuku ahari iwabo niko babivuze ariko mu makuru mfite nakuye ndani ni imyigaragambyo warabagiye ikomeye babonye kuri bavuga ko ari imyigaragambyo ari gutegura urumva ko barayiburizamo bavuga ko bagiye gukorera iwabiki amasuku ndajya gukorera amasuku ahantu hadatuye hano yahunze ariko amakuru dukesha drone zacu nuko muri aya masaha ari imbere imyigaragambyo hari muri Sake igiye kuba iri guca ibintu ngibyo ibyo muri Sake ngibyo rwose bikomeje kugenda biharamukira ngibyo ibyaharanze ku munsi w'ejo ngibyo rwose ibikomeje kugenda bibica bigacika hangaha bambiro ubona ko rwose ibintu bitaraza koroha nagato mu byukuri kamanuka amasisi
tujye Masisi. tuve rero muri ahangaha muri Sake abwo twimanukira za Masisi. Mumenye yuko M23 ikomeje kugenda igabwaho ibitero n'umutwe wa Wazalendo ndetse na FARDC. Ahangaha muri Kaniro, iyi Kaniro bidasubirwaho iri mu maboko ya Wazalendo na FARDC. Kaniro iri mu maboko ya FARDC na Wazalendo. Ahangaha Kaniro naki Kaniro, aka gasantere ka Kaniro na za Gatare utazibagiwe na za Rukopfo hari mu maboko ya Wazalendo na FARDC. Hanumva FARDC yakoze akantu. Nta kantu yakoze kuko nta basirikare bari bahasanzwe. M23 mwa kino gice cyaza Kibabi na Kinigi niho M23 iri, ariko ntabwo yigeze imanuka ngo ijye hehe mu centre ya Kaniro. Aha za Gatare M23 iri hano muri Bihambwe ndetse naho bitamema Gisuma iri ni nka zone net, ntabayirimo. Yaba FARDC, yaba Wazalendo, yaba M23 ntabayirimo. Ibirongo bikomeje gutuma FARDC ndetse na Wazalendo bakomeza kugenda bagaba ibitero kuri M23 by'umwihariko aha mu nkengero za Kinigi, ariko baturutse aha za Kaniro, abandi baturutse za Bugabo. Abaturiye hariya rero bagakomeza kugenda ngo navuga bakomeza kugira inkeke z'aya masasa akomeje kugenda agaragara ahangaha, mu gihe mu by'ukuri Wazalendo zitaza ngo ziresist igihe kirekire, ziza zikarasa nyuma y'amasaha 2 cyangwa isaha imwe zikasubirayo, bagasura birukanka hashira iminsi 2 bakongera bakagaruka bakarasa iminota 30 bagasubirayo. Ibi bikagira ingaruka ku baturage baturiye ahangaha za Kinigi na za Rukopfo ndetse no mu bindi bice navuga bisa nkaho biri muri zone rouge. Abaturage rero bahari bakakomeje kugenda basaba M23 yuko bose batazatura Rubaya ngo bikunde. Kuko urabona ufashe za Kaniro, ugafata Kinigi, ugafata za Kibabi, ugafata za Gatare, ugafata za ugafata za Rukopfu, ibi bice byose ukavanga abaturage bashire muri Rubaya bacungira muri Rubaya, n'ubundi ntago byamuvinga neza. Kuko n'ubundi centre ya Rubaya itunzwe n'ubuhinzi bubera muri iyi misozi ya za Kinigi, za Kaniro, za Rukopfo ndetse na za Kibabi. Ubwo rero ukaba kuva yuko kubwa M23 bo bumvaga nibura bahera uruhande rumwe ushaka kuba yava ahantu twavuga ko ari muri zone rouge, akaba yavaga agasa n'uherera uruhande rumwe kugira ngo bakomeze kugenda bahangana n'izi Wazalendo. Ariko nanone tukibaza ngo niba umuturage arava hano za Kinigi akaza muri Rubaya, ntakazasanzwe hafite wenda yari umuhinzi, araba muri Rubaya ari kugira arabahwate, ubwo yaba yipanze turimo tw'amaboko utuhe kikagiye mu binyangara kajya ku mutsimba. Urumva kikagiye mu biromba kajya ku mutsimba. Hakoze tukibaza ngo n'abasaza rwose bashesha kangwe nabo bazajya kwa batsimba ikibazo. So ubwo rero ari byo navuga societe civile hariya iri gusaba M23 ngo yagakoze ibishoboka byose buriya buce navuga ko bukomeje kugenda bubamo Wazalendo, M23 ikaba yabakuramo ku buryo turumva za Kaniro, za Bugabo, za Gatare, za Rukopfo, ibice byose M23 bikontorora, bigatuma n'abari ahangaha bagira umutekano usesuye. Kuko kuba Wazalendo bakomeza kugenda barasa mwazira defense za M23 zirara mu nkengero ya za Rubaya, hakanakomerekera nk'abaturage, hakanakomerekera n'abandi bakahapfira, nanone biragira ingaruka kuri M23 kuko aravuga ati ese ko mushinzwe kuba mwarinda umutekano w'abaturage, ariko n'ubundi bakaba bakomeje kugenda bicwa n'izi Wazalendo nyamara muri hafi yabo. Niye reaction mwakora kugira ngo izi Wazalendo zibe zakwicara zigatuza mu by'ukuri? Icyo bisaba nuko barazigira nuko barazihashya bakazijyana kure, tukumva bazimanuye rwose bakazita kure, naho igihe zikira ahangaha rwose zibashobora no kwemfiritira, tukumva n'iyi Rubaya bayikandagiyemo. Kuko bigaragara yuko izi FDL ziri hano n'izi FARDC ndetse n'izi Wazalendo mu by'ukuri yego nta mbaraga zidasanzwe bafite, ariko burya fighter
niyo atagira imbaraga zo kuba yaza kukwaka gace ariko igihe guhungabanya umutekano kwe nawe bikugiraho esheke kuko abo baturage bari kwatakariza ubuzima nawe bigaragara yuko iyo utakubise ngo bajyane kure abaturage bakomeza kugenda bari gupfa nawe nanone bigira ute abaturage bagutera icyizere kugira ngo abaturage bongere kugarurira icyizere M23 nuko nibura ushobora kumanuka harazakaniro naho ikaba yakubita abazarendo ikanabakura muri aka gasantere no muri imisozi bagiye babamo ikabajyana kure ku buryo cy'abaturage bahangaha baraza kuba bafite umutekano uhagije mu by'ukuri bigatuma rero M23 nayo hari ikifite umukoro wo gukora mu by'ukuri igihe wazarendo zikiri hariya kando ya zarubaye ngibyo biri hariya rwose ubona ko bitaraza koroha naka na gato ko numva bitoroshye ntago byoroshye naka na gato rwose ntibyoroshye hanyuma sina makosa inkuru yindi ingezo cyangwa se andi makuru nuko mu karere hano ahantu bita hano muri Rucuro nababwene naho ndaza kwasimbukira uwitwa umuzarendo ngo aguturukire iyo ngiyo za Bukombo akumanukire ajye kwiba rwose hano muri za Tongo ahagera ari mu masaha nijoro icyitwa amatelefone ndetse n'amakuta byose arapakira ariko mu by'ukuri mu kwiba yibagirwa ko mu by'ukuri M23 muri biriya bice n'ubundi ihari ahagana mu gitondo rongo ashaka kugira ngo asubire za Bukombo abakacanye n'intare za Sarambwe isasu rivuza ubuhuha ibi byabaye ku munsi wo kwa gatatu ngo ubwo imirwano yabyutse yaciye ibintu bari gukubita icyitwa umuzarendo hariya andi makuru ngo nuko ahitwa Imurimbi umusirikare wa semusi Nyatura kuwa kabiri yituye kuri M23 urumva biba bite ndacyarimo ndareba neza ndi kubona hanze ndebe hano ngo hari umusirikare ngo w'umuzarendo nawe wituye muri M23 donc ngo hari umusirikare w'umunyatura semusi ku munsi wo kwa kabiri yituye kuri M23 abari bamukuriye bagwa mu mutego w'intare hapfa umuzarendo ndetse ngo umuzarendo akaba baramukuyeho n'imbunda yari afite abandi basiga bazinga umunya basubirayo donc ngo uyu muzarendo we yari reportinze muri M23 yiripotinze abandi baza birukanka bazinga ubwo ngubwo ngo M23 iramufashe iramujyanye ubundi rero ngo bagwa mu mutego wa M23 barabacanira nyine ugura byumva basoro birukanka abarongo hakaba haraguye umuzarendo umwe ndetse bamukuraho n'imbunda yari afite urumva ko ibintu ntago byoroshye naka na gato yes hano muri Rucuro ntago byoroshye naka na gato ubona ko rwose ibintu bikomeje kugenda biba ibindi reka rero dusimbukire nanga muri Minova ndabona n'amasaha akomeje kugenda atujyana muri Minova nyuma yuko abasirikare ba FRDC batse rwose umusore muto yiwe moto yo mu bwoko bwa Boxer ngo yari afite imoto yo mu bwoko bwa Boxer abasirikare ba FRDC rwose baza kuyimwaka barayitwara nyuma yuko rwose abikurikiranye ngo ajye kubarega baza kumushyiraho dosiye ngo akorana na M23 none byarangiye n'abamufunze na moto yiwe bayitwara nuko nguko ubundi niko babayeho ubundi abona iyo niyo FARDC rwose niyo FARDC ya nyayo ibintu rero societe civile hari muri Minova iri kwamaganira kuri kavuga ati rwose ntabwo muzajya mukora ibikorwa by'urugomo ngo muvuge rwose umuturage ngo akorana na M23 bitewe nuko abareze ariko barega ibirego navuga muri gukora ngo ibintu bizabe byiza abaturage rero bona ko nabo hariya bari kuvuga ngo birashoboka yuko izi FRDC nizikomeza rurugomo nabashobora kwinaga mu mihanda bakigaragambya ari kwamagana izi FRDC tukibaza ngo ubundi barazamagana haza bahe kibazo ko bose ari babo
ko wirukana bamwe nabo muzanye bakaza ubundi hari ngo wirukana ngo umira igufa burajya nibuka Nyamitabo uhekenye igufa none ngo ukazana uri mirabungura nibuka iwacu Nyamitabo hari abasirikare bahabaga bitaga batede none yabaga igihe cy'umuganda waba utakoze umuganda usanga ari gufunga abantu basanga abaturage bari kwivovota none barabata abasirikare babajyana rwose abasirikare bazengereje abaturage abo bagiye kuzana none abo bita bamusheko no mu murima bagusangagayo ati voje mu muganda bagusangaga birwaga bari kutwirukaho rikarenga urumva kandi kirazira kugira ngo umusirikare yirukanka ku museviri ryabonye ko yirukanse nta dosiye afite ariko abandi arije bigeze kutwirukaho batwiruka mu birometero bingaye birashira ndavuga ati murimbwa murakavuna umuheto kandi bari mu kazi kabo reka agazi kwirukanka ku buturage ngo yakoze umuganda noze ubundi kumwirukaho nutamushyikira ubundi biraba bita ahubwo akagombye kumwicaza ukamuganiriza apana kumwirukaho ariko aho ngabo byari ibindi babaga bagufashe bamanza gukubita nk'ibiboko nka 200 utagiye kuri saro barabamusheko bari babi cyane so ubwo rero urumva yuko n'abaturage bari kwamagana abasirikare ba FARDC ariko rukumva nyine no nuko bamagana ariko nubundi n'abazaza niko bazaza bameze so ubona ko rero ari akarengana abaturage bakomeje kugenda bahura nako sinzi ngo nubaye butabera uyu mugabo araza kuba yahabwa kugira ngo nibura arebe ko yahabwa moto yiwe ndetse akanahabwa ubutabera bagaragaza yuko ibyo bari kumukorera atari iby'ukuri rwose ari ukugenda bamubeshyera bigatuma rero bamurya utwiwe ndetse dore ko bamusaba n'amafaranga atari makeya yes reka dushimira abadukurikira tuze kugaruka muri update time mukomeze munogerwe na gahunda zacu hanyuma tuze kubabera hara rwose muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wakoze cyane sina makosa wakoze cyane fighter andi makuru ni mu masaha ari imbere mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu abatarakanda subscribe muhageze vuba ha rwose muyikande abayikanze mwibuke like ndetse na share asante sana ciao